favor twagira ngo tukubaze urugero rw'umuntu waba winjiye nko mu rusengero ari umukristo w'umubebe cyangwa se ari juste umuntu utarakizwa katubyite gutyo ariko akaza wenyine just for cramming niyihe inama wamugira kwa yo kugira ahantu nyine ashinze ibirenge for real atari ukujarajara yego. Hallelujah. Umuntu yinjiye muri church reka wenda mpere akikizwa ubundi mbivuge mu buryo bubiri agikizwa cyangwa se akajoininga atarakizwa. Agikizwa uri umubebe spirituel ikintu cya mbere ukeneye it's being there. Being there mu buhe buryo? Joshua yatojwe na Moses. Ruth yatojwe na Naomi. Hallelujah. The 12 disciples batojwe na Jesus. And see what they have done. We have Timothy under Paul. We have Philemon under Paul. Hallelujah. Amen. I mean, we have Samuel under Eli. Hallelujah. We have many people in the Bible bagiye bakora ibintu bikomeye mu buzima bwabo kubera ko barezwe. Let me come back on this. Stay there. Buriya, sorry to say, ntimuzabivuge ariko uzatinya umukristo udafite umuntu atinya. Thank you. Vraiment. Buriya nje nshobora kubyuka mu gitondo nakwambara agakanzu nkavuga ati mpuye na family leader buriya. Hallelujah. Mu yandi magambo ikintu cya mbere umuntu akeneye akinjira muri church, you need to sit down ukarerwa. Amen. Tutitaye kuri experience ufite, tutitaye ku ho wakirijwe, tutitaye ku ndimi wavuze, enter in the church, sit down, get. Amen. Hari ibintu bijya byica abantu muri ubu buzima akavuga ati ngewe nakijijwe kera. Urabona kumwe Paul yavugaga ati ngewe tugiye kwirata nabaruta. Ndi umuyuda nakebwe ku munsi wa 8 mu by'amategeko nigiye ku birenge bya Gamariyeri. I mean I have a lot. Ariko ku bwa Kristo aravuga ngo byose. Hallelujah, yarabiretse. Now, niba winjiye muri church, reka experience zawe zireke. Put them down. Then wige. Hallelujah. Ejo bundi apostle yabivuze ari kuvuga ngo urinjira uvuga ati ngiye guhanura wagera bakaguha umukoropesho. Go there and do it. That's kurerwa. Uko niko gukura. Hallelujah. So niyo mpamvu umuntu wese ukinjira muri church waba warakijwe kera waba ari bwo gikizwa ikintu cya mbere ukeneye icara urerwe nibwo uzakura. If you don't do that bazagusiga. Uzasigarana inkovu z'imiringa twavuze mu ndimi twarahanuye kera but now you do nothing. Hallelujah. Maybe abantu bose ntago bahamagariwe guca kuri projection. Hallelujah. Hari ikindi wahamagariwe. For you to know your purpose. I love the word purpose. You need to sit down ku birenge by'umushumba and learn. No ku muntu utarakizwa nawe just come. Hallelujah. Izire mu nzu y'Imana nta uzagusubizayo nta uzagutuka just come. Hari umunsi tutari dukijijwe Imana idukoraho. Hari umunsi utari ukijijwe Imana irakugenderera. Uyu munsi na Imana yakugenderera. Ejo Imana yakugenderera. Not this. Your purpose Imana yakuremeye nta hizajya just come. I love the way Paul yaravuze aravuga ngo nkubita igipfunsi ariko sinkuhusha ndamaranira ndasiganirwa gusingira icyo Kristo yamfatiye ngo kandi sinibwira ko naye nagisingira rwose ngo icyo nkora ni kimwe nibagirwa ibiri inyuma. God bless you so much. Amen. What a wow. You must stratana full package. Indeed, yeah. Thank you. Ariko
ntago twarangiriza hari ibintu tubwiye kabisa nibyo ariko ntago let's be real ntago twakirengagiza ko umuntu aba saved ibyo byose bikaba ariko reality ntago ihinduka trials tribulations ibyo ni ibintu biguma biza ndagira ngo ubwire umuntu who got saved aziko it's a bed of rose umubwire se what's going on. Hallelujah. Waba uri guca mu bintu bikomeye mu ntambara mu bigoranye rising on purpose. Amen. Tonight is our night indeed. Amen. Ngiye nkikizwa nanjye ntago nari nzi ko habamo trials. Bajye batubwiza ukuri sibyo? Numvaga ko if I get saved ubuzima buzaba smooth. Okay, buba smooth in one way kuko Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu akijijwe of course umwuka wituba 100% pure. Wituba wera ubungu twese turi ba wera Ariete. Hallelujah. Ariko reka ntangirira aho birangirira nibwo biza koro. Iyo tukijijwe twebwe nk'abakristo Imana irebye favor ukijijwe ntagibona favor ukiri umubebe. Ibona favor ufite glory yayo. Hallelujah. Bibiliya iravuga ngo ni Imana ireba iherezo mwitangira. Ndashaka kubwira umuntu maze iminsi birakijijwe itatu Imana wibona irabona a girl ufite glory yayo. And that glory aho rero niho bitangirira. Iyo glory yayo Imana itanga iraremera. It's heavy. Icyubahiro kiraremera. Hallelujah. Kugira ngo Imana iguhe glory yayo, he has to make sure that ufite amagufa akomeye to carry that glory. Now, ntago wafata umwana w'imyaka 5 ngo umwikoreze umufuka w'umuceri w'ibiro 50. Arahita apfa. Ariko hari umuntu who can carry that big bag kandi akabaho. Hallelujah. So, mu yandi magambo Imana iravuga ati, aho kugira ngo muhe glory yanje apfe, reka mutegure through this journey kugira ngo agere ku kigero gishitse cyo gukaringa that glory. Bibiliya iravuga ngo aussi longtemps que l'héritier est petit, muri Galates 4:1, il ne diffère à rien d'un esclave, même s'il est le maître de tout. As long as umuragwa akiri umwana, ntatandukaniye n'imbata. Kandi uwo muragwa ni umuragwa wa byose, ariko ni umwana. Ndamwandikaho amamodoka n'amazu usenga biko ni umwana. Hallelujah. Imana rero icyo nta pressure ifite yo kugukuza. Irabigucishamo. Thank you. Amen. Irabigucishamo ariko with a purpose. Now, niba uri guca muri ibyo bintu bikomeye, wibirangariraho. Wowe rangariraho uri kujya. Niyo mpamvu Paul avuga ngo ndaharanira. That man was so busy. Arimo ararwana no gufata that glorious Paul. Kuko yaravugaga ati hari undi Paul Imana ifite mu kiganza utari nje. Erega buriya hari undi favor Imana ifite mu kiganza utari nje. Hari undi muntu kandi reka mbabwire iyo umuntu ashatse gukora shortcut kugira ngo akwepe izo trials bimugwa nabi. Mwari mwabona abantu ntimuzabivuge. Mwari mwabona abantu bafarisifiye icyubahiro agacapanya panya akagira gutya akagwa kuri glory. Amara iminsi 2 uzi bishashi gutya kwa nkundi batsa nk'amashara bita bizima. Reka mbaho urugero in the Bible y'umuntu wabonye icyubahiro atari prepared. Gideon, that man yarafite umutima muzima, Imana iramutoranya, umugabo aragenda akorera Imana ari muto, yagiye gupfa asaba abantu ngo bamuramye. Get prepared. Ibyo uri gucamo ntubyiteho. It will be a testimony one day. Ahubwo bijye biza uvuga ati ibingibi bigiye kurangira, then I go to the next stage. Ibi birangira ubundi byige vuba, bicemo vuba with a purpose. God bless you so much. Hallelujah. Girls Impact, this is our night. This is our night. Wow. Wow. We should get a minute to digest that. Wow. Glory to God. Turashima Imana ko muri umwe muri twebwe pe. Turashima Imana. Hallelujah. You're a true disciple. Tugarutse kuri Ariete.
nagira ngo nkubaze what advice would you give to a young lady uri mu rusengero who is still trying to figure out their purpose as someone who has figured it out already? Thank you. Amen. Ku muntu uri mu rusengero wenda uri mushyashya cyangwa umaze igihe, ntabwo buri gihe uza ngo uhite uyimenya, tumenya purpose yawe, tumenya talent yawe, tumenya icyo Imana ishaka, icyo Imana yakuremeye. Ariko nk'uko Favor yabivuze, keep on coming. Iyo uje through the preachings and teachings, ugenda udiscoveringa. Niyo mpamvu dufite Mwuka Wera nk'umuyobozi. Urasenga ukabaza Imana. Ubaza Imana, ukabaza Imana niki nakora. Wowe icyo ukora ni ugukurikira. Ukaza ntucike intege. Yes, navuze ngo naraje and nagiye ku ishuri, nagiye kwiga, ariko ntago iyo ukinjira uhita already ufata ibyawe ngo uhite ubona amafaranga, kuko nkanjye urumva nari nikoberekeye mvuga nti menya mu rusengero abantu babamo n'abakeneye kanigendere. Urumva already naje ngiye ntanabitekereza iby'amafaranga, ariko uraza ukabanza ukiga, ukabanza ugakira, ukabanza mu mwuka, ukabanza ukimenya, then ugakurikira ukaza. Nk'uko nabivuze, njye ntabwo byangoye kubimenya cyane, kuko niyo mpamvu nakunze kuvuga cyane kuri foundation. Urumva nzi umukozi w'Imana ikintu bisobanuye, nuba ko ijambo avuze ndifata nk'ijambo ryanjye kabisa. So urumva rero naragiye, ijambo ryonyine rintwara kuri marketplace, kuko nari mfite go ahead. Rero uko ukomeza ukurikira, uko ukomeza usoma ijambo, niyo mpamvu dufite ijambo ry'Imana. Ndashima Imana cyane ku bw'ijambo. Hari Yesaya 48 umurongo wa 17 ngo ndi Imana ikwigisha ibigufitiye umumaro. Hari undi murongo uvuga ngo I am your God who teaches you how to get profit. Yes, it's profit. So hari ukuntu ubona ijambo ukavuga ni iri jambo nindifata ni asset. Amen. Thank you. Ariko ibyo byose nuko wakurikiye, nuko wasomye, nuko wateze amatwi umukozi w'Imana. Buriya ikintu umushumba avuze, niba nk'urugero njyewe ntaratangira gukora, ko nagiye ku ishuri ntabwo natangiye gukora, nabaye surprised kubona bantumiye nko mu nama. Sinzi na hari umuntu byari byabaho nta mafaranga ufite, and you just be like okay, ariko nkaza ndabona ndicara ntega amatwi, kuko ntabwo Imana yakwemera ko nza mu nama itazi ko nzabona amafaranga. Nibyo. Amen. Uwo munsi ushobora kuba atari uwanjye, ariko nzayabona ibyo byose ko ntabwo byayobye. Yes, niyo mpamvu tuza ku ijoro ry'abubatsi. Niyo mpamvu twumva yes turabubatsi, kuko ntabwo Imana yaguha iyo invitation utari one of abubatsi. Talk about it. Icyo nababwira rero, mukomeze muze kandi mutega amatwi, senga Imana ifungure amatwi yacu, ifungure n'amaso yacu. Kuko hari igihe uba mu bintu ugaga umusengera ngo talent purpose, Imana no kuri yaragerageje kubikwereka. Wow, thank you so much. Kitekawe aratubwiye ati dufungura amatwi n'amaso, ugumyuze, ibyo byonyine birahagije. Thank you so much. And also to add on, hari akantu uvuze ngo ntabwo Imana yabikora gutya gusa, meaning ko dufite Imana iri intentional, right? Ari nayo mpamvu nawe uraha iri joro, sibyo? Hari ikintu uri butahanira ijoro. This is your night. Amen. Tugarutse kuri Vanessa, hari akantu wagiye utatubwiye kandi ko kari ingenzi pe murakibuka? Nakahe? Okay. Twakinjiyemo sasa. Vanessa, ese ubwo watubwiye yuko wagerageje, watubwiye ko relation zawe zabaye affected kubera wenda kumva ko you need abajama bari kurukurusha wowe. Wagerageje kujya muri relationship se birakunda? Byagenze biti?
recognize your presence, Apostle. We are so humbled to be here with you. Yes. So tugarutse kuri Vanessa, nandi kukubaza, relation byarangiye ugiyemo, ese byagenze amahoro, byifashe biti? nayigiyemo ariko ntabwo byagenze amahoro kuko ndacyari muri GI. Muri make ubwo relation nyine yarangiye uri heartbroken, sibyo? None se wari uri muri church cyangwa byabaye kibera outside? Nari muri church. Nari muri church nkijijwe neza ntabivanga kandi ngewe hari ukuntu nyine kandi nibaza ko ari by'abakobwa b'abakristo surtout bari muri GI. You don't date a guy that is not saved. So bimeze. So nagiye muri relationship n'umuntu uri saved utari umupagani hanze, kuko hari igihe abantu batekereza ko abantu batubabaza ari abapagani gusa mu rusengero tute en rose. Oya. Nukuri naje gusanga ko no muri church turahakomerekera nk'abakobwa, tukajya muri relationship n'abantu bakijijwe bakadukomeretsa, kandi ikintu kitukomeretsa cyane ni expectations. Expectations tujyanamo, kuko uyu muntu nyine numukizwa, hari ukuntu ameze, hari ibyo adakora, hari amagambo akubwira, no ugatugira expectations nyinshi, then ibyapfa ugabona neza, ugahita ubona uri mama pasiteri, noneho byapfa ugahita wumva n'inzu y'Imana wayivamo kubera icyo kintu. So mu by'ukuri njyewe byambayeho, if I can share my testimony with you. Yes, nakundanye n'umutipe, sibyo? Nkuko namwe mwese mukundana nimundebe gutyo. Hanyuma uyu mutipe yari umuntu w'Imana, sibyo? Yari umukristo, yari imfura mu maso y'abantu, he seems to be perfect mu maso y'abantu. And then nanjye expectations zanjye nyine nkuko nababwiye zirazamuka cyane. Ndibuka hari igihe nigeze kumubaza ngo niki kintu wumva twapfa, arambwira ati reka ntacyo, nta na kimwe. Arambwira ati nta na kimwe, ntacyo mbona. So iyo umuntu amaze kukubwira gutyo, ngaho namwe nimumbwira ukuntu uhita wumva umerewe. Uhita wumva ko nta kintu na kimwe gishobora kubatandukanya utarajya mu rugo, kandi uba wumva nta kintu na kimwe cyaza hagati yanyu utari gerable. Siko biri? Nibyo. So nuko rero turapendanye. N'umuntu nari nzi, ntabwo ari umuntu twahuye ejo ngo duhite dukundana. No, I knew this guy. Twakoranye umurimo w'Imana. Hanyuma rero kuko twari tuziranye imyaka myinshi, tubona nta mpamvu yo gutinda cyane mu makorose ngo dukundane igihe. Turavuga ati let's get married, why not, you know? So nkuko nababwiye, papa wanjye ntabwo aba hano. I had to travel. Ajya kumubwira nti, you know what, I have a wedding. Mfite ubukwe. He was very, very excited, you guys. Kubera yuko ntago yahabaye imyaka myinshi, so yaravuze ati hano rero niho ngiye kuba, nibyo ntekereza ko yibwiye, ati mbonye noneho uburyo ki I'm gonna celebrate you, you know. So I traveled, njya kumubwira ko mfite ubukwe, ndagaruka, mwerekana muri famille wa mama, turamwakira, nawe anjyana iwabo, baranyakira. And then I have a busy dad, arambwira ati rero let me find a way y'uburyo ki nzamubona tukaganira. We traveled, tujya kumureba. Nuko Vanessa Flo. We traveled. He did everything kugira ngo tugereyo tumubone. Turicara, aramuganiriza, bagira ibyo bemeranya, turagaruka, dupanga date y'ubukwe, ba fixed everything. And then
life happened nyine. Wa muntu nari nzi ko ari perfect, wa muntu narebaga nkabona nyine ni umukristu hafi yo kuba sambyite gute, like umuntu umeze gutya. Nararebaga ni ukuri, reka mbabwize ukuri nkabwira Imana ni ukuri narasenze, uranyumva? Warasenze ubura n'iki Imana? Yesu we, worshiper tukajya mu modoka nyine turirimba, tuzajya twirirwa turirimba turamenya, you know. So hanyuma rero birarangira, out of nowhere ndamubura. Nimujyane muri detail. Tubwire wamubuze. Ndamubura. Ikintu ushaka kugira ngo mvugeho cyane ni cya kindi nyine cyo kumva yuko muri church everything is perfect. No, it's not. Ndamubura, ntangira urugendo rwo kuba heartbroken nk'ibyo yambajije. Ariko mu buzima ntago nababeshya, ndi ku gatuti k'Imana, sindumva umubabaro nk'uwo numvise that time. Ku buryo nararyamaga mama wanjye akaza kurunguruka niba ndi muzima, munyumvire nk'ibyo bintu. So narakomeretse cyane. Kubera iki? Uyu muntu nabonaga ntago byakunda, like you can't do this to me. Umuntu mwumva ntago bibaho. Iyo biza kuba ari umuntu nyine uri aho, wenda nta nuko byari kugira ikintu na kimwe bintwara. So ntangira urugendo rwo gukomereka, kuba depressed, kumva nanze abakozi b'Imana bose. I'm gonna be honest with you. Kumva nanze abakozi b'Imana, kumva nanze church. Imana yo narayibwiraga ngo Mana reka nkubwize ukuri, wese nakuvaho. Nabonye umbanira, nabonye ufasha mama guturira, nukuri narakuboye. We ntago nzajya mfuka Maria imbere y'igitanda cyanjye senge, ariko ibintu byitwa church n'abakozi bawe I am out. Nari nkomeretse kuri iyo level. Noneho rero one day, mumvugire ngo one day Imana yo kabyara iranyobora no muri uriya muryango. Amen. How? I don't know. Icyo nzi cyo nuko nisanze naje hano, it was a Friday muri wirira. Narariraga gusa, amateraniro agatangira ndira, akarangira ndira, merewe nabi cyane. Aposo ntabwo yari ahari icyo genda byibuka. Tuesday yakurikiyeho, y'icyo cyumweru cyakurikiyeho, ndagaruka nicara hariya. Icyo gihe nza naje mu modoka ndira mw'abantu mwe. Ndira mbwira Imana, mbaza Imana ikibazo kimwe, ese agahinda mfite urakabona? Agahinda mfite, shame, amagambo aza nyine nyuma yaho, like numvaga igihugu nanagihunga. Ndaza nicara hariya. Aposo azamutse hano, Mana yanjye, yigisha kuri rejection, abantu babata, abantu baba we. Ndavuga se Mana yanjye, Aposo hari umuntu wamubwiye ukuntu ndimo ndafeelinga, noneho atangiye kubivugaho I busted, umva nararize. Noneho mwumva ikintu cyabaye. Aposo Imana imwereka exactly ibintu ndimo ndacamo. Wow. Ntabwo mbizi niba byibuka, yaraduhamagaye twisanga hano, twari nka 4 cyangwa 5, ntabwo narebaga, ariko twari baki, bamwe bari yarangiye nari ndi hariya, ariko andebye aravuga ngo you. Ndazamuka mfukama hano hejuru ku gatuti, atuma amavuta, asiga amavuta. Noneho like Imana yamweretse arimo kunsengera hano, like akavuga details y'ukuntu ndi gufeelinga y'uwo muntu, ukagira ngo yari amuzi. And then uwo munsi ndabyibuka ko that was nibwo healing journey yanjye yatangiye. Kuko ndabyibuka manuka hano hari indirimbo yahise iza mu mutwe wanjye y'Igifaransa, nyiririmbeho. Yego. Eravuga ngo je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, ma louange dépend de ce que je sais.
Et non, de ce que je sens, je sais que tu es mon ami. Iyo ndirimbo natangiye kumva iplenga muri spirit yanjye imanutse nsubiye kwicara. From that day ntangiye urugendo rwo gukira, numvise ari nk'ikintu cy'igikoti kimvuye ku bitugu. Amen. Numva ndanezerewe, numva ntangiye kuryoherwa, ndakomeza ndaza. And here I am today. So, mu by'ukuri ntabwo muri church, reka mbabwire, church is like a hospital. Sibyo? Church is like a hospital. Twese tuza turwaye, umuntu uri perfect utarwaye ni Kristo. Sibyo? If you feel like you are relating to my story, maybe wumva ubuse uyu muntu yarakijijwe yarantaye, muzi ikindi kintu ngewe cyandwaje ni closure. Kuba umuntu ataraguhaye closure like ngo birangire akubwire ABCD nkajya mwandikira none se wambariye tugahura basi tubirangize neza. Icyo kintu, if you're doing that, you're embarrassing yourself. No kuri. Closure is in how he made you feel. Closure, umva, yishakemo. Yishakemo, mbega sizi ukuntu ababwira. But rise, know your identity, know your purpose. You can do that. Kandi Imana ifite umuntu mwiza ikubikiye. Amen. He has a better person for you. Apostle Mfukamyano yarambwiye ngo umunsi umwe uzaririmba ngo iyo mbimenya simba nararize. Wow. Yeah. Yarabimbwiye mfukamye hano. So nawe rero if you're going through that, umva reka nitiza amagambo ya Apostle. Umunsi umwe uzaririmba ngo iyo mbimenya simba nararize. Kuko njye ntekereza ko pain, Imana iyo yemeye ko duca muri pain haba hari purpose inyuma yayo. Iyo ntaza guca muri iyo pain sinari kwinjira muri ya muryango. Iyo ntaza guca muri iyo pain sinari kwandi muri Girls Impact. Uyu munsi njya ntekereza ngo ariko nkaburi iyo nkora ubukwe kiriya gihe nari kuba njyanye iki? Kubera ukuntu twiga muri GI, kubera ukuntu nyine dutegurwa. So mu by'ukuri my pain yari ihetse purpose yo kwinjira muri Women Foundation Ministries, yo gutegurwa neza kuri mariage igiye kuza vuba. Wow. So muri make, let us rise. All is well. Purpose is not a career, it's not a platform. It's who you become when you let Christ rewrite your story. Iyo uretse Kristo ngo yongere yandike story yawe, you become untouchable, unbreakable. Utangira kugenda muri purpose y'Imana ku buzima bwawe. Sibyo? Tuvari ibyo ngibyo. God bless you. Amen, amen, amen. Mbega talk show. Mbega panel. Mbega Girls Impact. Woo! What a night. This brings us to the end of the panel. Ariko, we are going from glory to glory. We just broke down rising in purpose mu buryo butatu butandukanye: emotional, financial, and spiritual. I hope come with a full package. This brings us to the end of the panel. God bless you. Mwakoze kudutega amatwi. Amen, amen, amen.